tokele bodotaya zenesta kibone wene dragide mora mu izina rya Yesu. Nta usenga kina kandi ukandagira usenga maze igihe kirekire ari yari kumanuka ku buzima bwawe. Igihe kirageze kugira ngo ibitwenge, aho hari imiborogo haza ibyishimo, haza ibitwenge, haza umunezero. Ndakubwiza ukuri yuko Imana yumvishe gusenga kwawe. Yesu ashimwe bakundwa. Imana iduhana umugisha. Kuri uyu munsi nifuje ko tuganira kuri iri jambo, ndetse kandi rikaba ari n'ubuhanuzi ndi guhabwa kugira ngo ubashe kubwakira mu izina rya Yesu. Ariko ijambo nkuzaniye nuko Uwiteka Imana aje kugukuraho amarira, aje kuhanagura amarira, aje kumva isengesho wasenze ry'amarira, aje kumva agahinda wagize mu izina rya Yesu. Zaburi ya 42 ni iri kubivuga neza umurongo wa 4 ngo amarira yanjye niyo yambereye nk'ibyo kurya ku manywa na nijoro, kandi bahora bambaza umunsi ukira bati Imana yawe iri hehe? Wararize bihagije, wararwanye, wahuye n'intambara nyinshi, wahuye n'ibigeragezo byinshi, wahuye yewe byaragucanze, urareba hirya ukareba hino ukabona nta nzira, uricara ukibaza ibyo ari byo bikagucanga, ukareba ugasanga wasenze amasengesho y'uburyo bwose, wasenze 40, usenga 7, usenga 21, usenga 30, wihimbira n'andi masengesho urayasenga mu buryo bwose, unyuranya mu buryo bwose, ariko ubona n'ubundi agahinda karacyari kakandi. Ariko igihe cyo kugira ngo Uwiteka Imana yigaragaze, nubwo bahora bavuga yuko wataye umutwe, bavuga yuko wasaze, bavuga yuko wabaye inzererezi, igihe cyo kugira ngo Uwiteka Imana yigaragaze ku buzima bwawe kirageze. Haleluya. Ngariko Hezekiya yari amaze igihe arwaye, ari ku gisasiro byaramucanze, ngo nuko Imana yohereza umuhanuzi Yesaya aramubwira ngo genda umubwire yiyeze araga ibyo mu nzu ye. Haleluya. Araga ibyo mu nzu ye, nanjye nzagira gute? Nzamutabara. Iramubwira ngo nzagutabara. Haleluya. Birashoboka yuko hari ikigeragezo umaranye igihe kirekire, birashoboka yuko hari intambara umaranye igihe kirekire, birashoboka yuko hari imitwaro wikoreye igihe kirekire, ariko igihe cyo kugira ngo Uwiteka Imana uguture n'iki? Hari amarira warize, ariko Imana nigeze yemera yuko ayo marira agera hasi. Hari amaganya wagize, ariko topine stasemora, Uwiteka Imana hari icupa yayabitsemo, ayo marira uzongera kuyarira ari ay'ibyishimo. Dore warayarize topine stance bikubana igihe kirekire, ariko igihe cyo kugira ngo Uwiteka Imana gukure muri ako gatunambwene, igihe cyo kugira ngo gukure muri ubwo buretwa. Hezekiya yaramaze igihe kirekire, Hezekiya yakoze imirimo itandukanye, ariko ngo ubwo yari amaze Uwiteka Imana kohereza Yesaya akamubwira ngo niyiyeze kandi araga ibyo mu nzu ye, kuko igihe cyo kugira ngo atahe kigeze. Ngo yararangije ngahindukira givuri. Yibutse Uwiteka Imana urugendo, yibutse Uwiteka Imana inzira yanyuzemo, yibutse Uwiteka Imana topine stance. Ndagira ngo amarira yawe warize yongeragere ku Uwiteka Imana, nkuko yavuze yuko ari amarira aje kubahanagura. Yongeragere ku Uwiteka Imana, Imana igusubiza icyo uri kuyitakira. Imana topine stance mora. Uzi ko hari igihe kigera umuntu akarira akabura amagambo avuga. Uzi ko hari igihe kigera umuntu akaganya akabura icyo yavuga, akatakisha amarira gusa. Ndagira ngo mubwire yuko nubwo amarira amaze igihe kirekire ari yari kumanuka ku buzima bwawe, igihe kirageze kugira ngo ibitwenge, aho hari imiborogo haza ibyishimo, haza ibitwenge, haza umunezero. Ndakubwiza ukuri yuko Imana yumvishe gusenga kwawe. Nta marira nabonye atahoza, n'agahinda nabonye atamara, nta gikomere nta kimwe atomora. Yesu nukuri arashoboye.
nta gahinda Uwiteka Imana atakumara, nta nimba Uwiteka Imana atagukuraho, nta gikomere Uwiteka Imana atabasha kukomora, kuko Imana irashoboye. Jambo ryarambwiye ngo mu gihe cyo kwemererwamo ndagusubije, mu gihe cyo kwemererwamo ndagutabaye, mu gihe cyo kwemererwamo ngufashe akaboko. Imana ije kugufata akaboko, Imana ije kuguhanagura ayo marira, Imana ije kugukura iyo nimba, Imana ije kugukuraho ku gahinda, Imana ije lebone sta ya gidemora kugukura muri ubwo bushomeri umazemo igihe kirekire, Imana ije kugukura utopine stance, icyo gishaka umaranye imyaka, igihe cyo kugira ngo Uwiteka Imana igusubize. Dore ngiki, ayiwe topine stance mora. Zaburi ya Dawidi niyo yambwiye amagambo akomeye, ngibyo kurya kwa byanjye byose narabijunditse ngariko tupine stasemora, ngibyo kunywa byanjye nabyo nabitayemo amarira, ngo byose byivanze n'amarira, umugisha wawe wivanzemo amarira, inimba zawe soki enesta kishalabo zajemo ibikomeye. Ariko igihe cyo kugira ngo Uwiteka Imana guhanagura amarira, igihe cyo kugira ngo Uwiteka Imana gukure mu rwobo, igihe cyo kugira ngo Uwiteka Imana yumve amasengesho yawe yasubize n'iki, yumvishe gusenga kwawe, kandi Imana yumvisha amarira wayiririye. Ayiwe amaze gusenga mu Bami ba kabiri ibice 20 umurongo wa 5 ngo subirayo ubwire Hezekiya umutware w'ubwoko bwanjye uti, Uwiteka Imana ya sogokuruza Dawidi iravuze ngo numvise gusenga kwawe, mbona n'amarira yawe, dore nzagukiza ku munsi wa 3, uzazamuka ujye mu nzu y'Uwiteka. Uyu munsi turi ku munsi wa mbere, uyu munsi topine stasemora shantolaba, ejo warasenze tolaba yasire. Uyu ni umunsi wa mbere ndetse wa kabiri, kuko ejo wari umunsi wa mbere, dore uyu munsi ni umunsi wa kabiri. Ariko ndakutangariza itangazo yuko ku munsi w'ejo kuwa kabiri uzabona ukuboko k'Uwiteka. Icya mbere igiye kuguhanagura ayo marira, icya kabiri topine stasemora ejo izagutabara kuwa kabiri, ejo uzabona ineza y'Imana, ejo uzabona kugira neza kw'Imana. Umunsi wo kuwa kabiri topine stance ubonye gukiranuka kw'Imana, kuko ni umunsi wa 3 ku buzima bwawe. Lele tutayaba yasire shantolaba, igihe cyo kugira ngo Uwiteka Imana yongere gukora ku gahinda kawe niki, igihe cyo kugira ngo Uwiteka Imana akore ku burwayi bwawe niki. Ndi kumva imbaraga zemone sakishalabo zirimo zirabohora, ndi kumva le tutayaba yasire, hari ibyo kurya by'agahato Uwiteka Imana gukuyeho. Ndi kumva shantolaba yasire, hari uko yongeye guhejesa amaso yawe, ugiye kure batolaba yasire shantolaba nesta semora shalabone da lele tayabone stakishalabo. Akira gutambutswa n'Uwiteka, kuko igihe kigeze ngo Imana igukingurira imiryango ikomeye wowe utabasha kunyeganyeza. Ayi topine stasemora, hari imisozi Imana ije kubika n'uburakari, kandi ahataringaniye Imana ije kuharinganiza. Ni Imana igufunguriye imiryango yari ikomeye ku buzima bwawe. Tuza umutima topine stasemora, iyakuyeho amarira ya Hana nawe ije gukuraho yawe, iyakuyeho amarira ya Sara Uwiteka Imana irakwibutse, iyakuyeho topine stasemora agahato ku buzima shantolaba. Ayiwe bwa Zakariya ndetse na Elizabeti, Uwiteka Imana irakwibutse. Ni Imana ije kuguteturura, ni Imana ije kugukuraho tolaba yasire. Ayi ibyatumaga shantolaba bene so bagutakaho bakubwira amagambo akomeye, bavuga ngo Imana yawe iri hehe, Imana yawe ije kwigaragaza muri icyo kibazo, Imana yawe ije kwigaragaza muri izo ntambara, Imana yawe ije kwigaragaza mu rugo rwawe, Imana yawe ije kwigaragaza mu kazi, Imana yawe ije kwigaragaza muri ubwo bushomeri. N'Uwiteka Imana ije kukuramburira ukuboko. Tuza umutima topine stance, ni Imana ije gukora ibiruta cyane by'uyisaba. Tolaba yasire shantolaba nesta semora shalabone draigide tokele bodotaya zenesta kibone wene draigide mora. Mu izina rya Yesu, nta usenga kina
kandi ukandagira usenga ntabwo ajya ahonyora. Gusenga nibwo buzima, gusenga ni imibereho. Mana data, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, Imana ishobora byose, ifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi, ndakwereka mwene data Uwiteka Nyiringabo Imana, ndakwereka Mwami Imana umwana wawe ahari, ndamusengeye kubw'amaraso ya Yesu, ndamusengeye kubw'imbaraga zawe data mwiza, nyemerera aya masaha kubwo kugira neza kwawe Jehova, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, reka yamarira tola bayasire, uyahindura ibitwenge ku buzima bwe, reka yamarira amaze iminsi arira, uyahindure shantola bayasire ibyishimo, ndakwinginze aya masaha topa yasire, reka umurwanire intambara nini, ndamusengeye kubw'imbaraga zawe, reka yamarira uyamuhoze data mwiza, reka iyi nimba uyimuhoze Mana yera, wageze kwa Dawidi shantolaba, ngo wumva gusenga kurangije uramukiza, nyemerera aya masaha topinestansi, uko wohereje intumwa topinestansi kuri Hezekiya, aya masaha letota yabayasire, niko wohereje ijambo ryawe kuri uyu mwana wawe, reka topinestansi mora shantolaba, umurwanire intambara nini data mwiza, umwereke mu buryo bwose Nyiringabo Imana, unyuranya amagambo y'abamubazaga aho Imana yiri, Mana we topinestansi mora, umunsi w'ejo kuwa kabiri tolaba azabona ishimwe, ashima imbere y'Uwiteka, icyubahiro kibi cyawe data mwiza, urakoze kuko uri Imana yumva gusenga, urakoze kuko uri Imana topinestansi mora itandukanye n'abana b'abantu, urakoze kuko uri Imana shantolaba ibasha guhoza abababaye, warangiza ukabaha ibyishimo mu gihe gikwiriye, icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu, urakoze kuko uri Imana ije komora inguma, kandi icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina ryawe data wera, amen, 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 amen. Urakoze Mana, urakoze.